abari turacu murakoze muruhuka kandi gato. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tuzamure ibiganza byacu. Haleluya, haleluya. Tube hamwe twese kandi tubane ibyiza cyane. Tugeze mwiza wo gutanguranwa n'umugoroba, ariyo mpamvu mubonye dukata indirimbo. Turacyaririmba kandi turongera turirimbe, ariko turimo turatanguranwa n'umwanya w'umugoroba. Mbere yuko tubakira, reka dusome ijambo ry'Imana ry'urufatizo. Iki giterane nabo barashyizemo mu rwandiko rwa Tito igice cya mbere umurongo wa 5. Turambere Bibiliya zacu twese mbere yuko twakirana dusome rino jambo. Umurongo wa 5 Saravuga ngo icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amen. Haleluya. Wansohoreje kwegera kuvuga ngo se nawe warasigaye, cyangwa se wavuga ngo se nawe uri kerete. Haleluya. Sinzi nabonye bakoze teme y'iki giterane, mbitekereza. Haleluya. Hari impamvu yatumye tukiriho. Igituma uriho nuko hari impamvu. Hari impamvu yatumye tukiri kerete. Sinshaka kwinjira muri teoloji ngo mu rwandiko rw'abashumba. Oya, iyi teme yasobanutse cyane. Haleluya. Ikerete hambere ni muri wowe. Haleluya. Hari ibyo ugomba kwitunganya wowe ubwawe. Hari ibyo ugomba gutunganya mu rugo rwawe. Hari ibyo ugomba gutunganya mu miryango wasizwemo. Hari ibyo ugomba gutunganya mu itorero usengeramo. Igihugu cyitwa gikeneye gutunganya. Haleluya. Igituma kiriho ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Haleluya. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo kwishimira kino giterane cy'ababyeyi b'abapfakazi cy'ingarukamwaka baduteguriye. Iteka iyo kibaye njyewe nkibonamo amahirwe mashya n'ibindi bidasanzwe bitandukanye n'umwaka ushize. Rero kwitaba igiterane ni byiza, kuba hano ni inyungu yawe giti cyawe. Abantu batitaba igiterane bafite ubumuga, ariko twebwe bagiriwe amahirwe uyu munsi tukaba duhari, tuzamura ibiganza byacu. Haleluya, haleluya. Abari hano mu gitondo bashoboye kubaka n'ibandi. Njye nahakuye amagambo akomeye kandi meza yubatse umutima wawe. No muri uyu mugoroba ndizera kuko tugiye kuhakora amagambo akomeye kandi meza yubaka imitima yacu. Iyo mitima yubakitse neza, zubaka no mu rugo, zubaka n'inyuma y'urugo, zubaka n'abadukikuje bose, kuko ayo mahoro n'ayo mahirwe meza y'umutima duto. Haleluya. Twarasigaye kugira ngo twere imbuto. Iyo muri wowe harimo imbuto nziza, zibanza kurabya zikagira uburabyo buhindurira umuturanyi wawe neza, buhindurira umwana wawe neza, buhindurira aho uvuka neza. Imbuto zikaza guseruka abantu bazikeneye. Haleluya. Cyatumye ngusiga igiterane ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwakirana dutangurana amasaha. Bambwiye ngo nihutisha amasaha. Indirimbo zirahari, ariko kandi dufite n'abavugabutumwa babiri. Niyo mpamvu reka twihutisha amasaha
tugiye kwakirana kandi mbere yuko mwakira abashumba n'abandi reka twakire umumama visi perezidante naho aza twakirira igiterane. Reka dukore amashyi yo kumwakira ducunguza uburyo umwete. Urakoze cyane Bishop, Imana iguhe umugisha. Tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi. Iki kintu twagiteguye nk'abantu ariko kuba Imana ibishoboje, Imana ishimwe. Kuko bamaze kubivuga, amasaha nyine n'umwanzi, ariko nyine iyo abantu banezerewe baza bakenera ngo bagumize basa n'abatinda nyine mu makuru kuko aba ari meza, ariko ibindi byiza biri imbere bidutegereje, nabyo turabitegereje kandi turabyishimiye. Reka tugire vuba kugira ngo tubisingire. Abashumba ni aba Bishop, ariko mu izina ryacu rya wowe turabakunda, namwe muradukunda. Nimwe mutumye dusa gutya, nimwe mutumye duca. Kuba mpagaze ngaha ndahari ni ku bwanyu. Rero turabashimiye. Kampala yatubereye umugisha. Niyo tunagiye mu ntara tuza dushika tukabibwira abandi, tukavuga ngo ikintu Kampala yadukoreye niyo yabanjije kuba umuhoza wacu wa mbere. Rero turabashimiye buri wese mu cyubahiro ciwe. Imana yo mu ijuru izabahera. Naho twebwe turi abantu, mwumve ko Imana mwayamukorera izoguma yivange mu byanyu. Kuko mwadushekeje namwe izobasiga. Imana ibahe umugisha. Twishimiye Nyureye. Ubutaha nta twari turi, bya bintu byose twagiye duhaye dutegura kugenda, naha niho muri depo y'abapfakazi. Ikintu cyose kibonetse naha niho kizagishikirizwa, kizagihaguruka kigenda iyo kija kivuye hano. Rero Nyureye, uhereye ku mushumba mukuru kugeza ku itorero ryose, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Reka nanone twakire umuyobozi wacu wa woke. Umuyobozi wacu wa woke uw'Imana ihagurukije mu gihe gisa n'iki, kandi akayobora abantu b'abanyabikomeri bashaririwe, ariko ukamuha bayobora ko ari we Imana yatoranije. Rero mu izina ry'abanyakampala n'umuyobozi wabo, umuyobozi nahaguruke mama Kamikazi n'amashyi menshi cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twabanye nawe igihe kirekire mu Minembwe, muri woke kwa Dogo, muri Avoke, ariko Imana iramuzunza aja muri Kenya, kandi ariyo mu nzira y'abagenda, ariko arasura kandi asa n'uhaye usubira inyuma. Ni ukuvuga ngo impamvu yamuzanye hano iyo ngiyo irahari, ntabwo ari ubusa. Abazakwegera bazagusoromaho imbuto kandi bajane bageze mu ijuru. Imana yo mu ijuru, hari ikintu umuntu azakora akagikora umwaka umwe, imyaka ibiri, ariko wowe ubuzima bwawe bwose nubwo abapfakazi nubwo uru rugendo nturambirwe. Imana yo mu ijuru yagushyizemo uwo muhamagaro, turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Rero n'abawoke bose bari aha bumve ko tubakubiye muri ayo mashimwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dufite abashyitsi bacu bavuye Mbarara. Nyatusari abambarari bahaguruke, barimo n'umushumba, ariko umushumba araza guhaguruka igihe cyiwe. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murebe nk'abariya abantu, murebe nk'uriya mwana, harimo uwundi uri munsi yiwe, kubera nyine urugendo, ariko twebwe iyo tubasanze mu ndyamo ni ibintu biba biteye agahinda usibye Imana twamenye. Rero namwe Imana yababashishije mukaza muri byinshi, ariko mukaba mwabishyiyemo n'Imana yabareze mu rugenzi. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane. Dufite abantu bavuye Cyaka bayobowe na mama president wabo Grace Nyarukundo. Haguruka uhagurukane na timu yawe.
Imana ishimwe cyane. Wa mama Shujaa, aba bantu n'indashikirwa. Ni ukuvuga ngo shaka irimo abapfakazi bangahe kandi ijana na 56 nibo uyu mama ayoboye. Mwumva iyo mitwe ishaririwe ibibazo bitandukanye, ariko abo bose azamenye uko abagenza bose bagaseka. Rero buriya bwenge bw'Imana Imana yagushizemo n'aba bajanama, kugira abajanama beza nimwe baniraribonye uruhande rw'iwaho muri urugamba muza muruhagararamo muri ingabo, mu yandi magambo rero muri ingabo za Kristo, muri ibyishimo byacu iyo tubabona tuba twumva tuguwe neza. Rero iyo mwumva ngo twagiye icyaka n'aba nibo baza batwakira. Rero turabakiriye, turavuga ngo Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, nimwegere n'Imana ikomeze ibane namwe, mwicare mugubwe neza. Nanone dufite abantu bavuye Fotipotro, nimuhaguruke barimo Amoti. Amoti yamye avuga ngo urukundo yadukunze, agiye kwambara ibitenge, agiye kuva mu mahuzu y'iwabo y'abakunzi. None nimurebe ukuntu ahaye abera. Turakwishimiye, tuwokivuga ariko usicumva tugushemera yiriwe. Turakwishimiye cyane Munonga, Imana yo mu ijuru igihereza umugisha. Kuva ifoti haba imodoka mbi, iziriya modoka zarige, hakaba n'umuhanda mubi, ariko Imana yo mu ijuru yabarinze. Mwegere n'Imana yo mu ijuru ibahanana umugisha. Imana ishimwe cyane. Abana tuvare ntibaraza, ariko baje ntibaraza hano mu rusengero. Hagati aho dufite abashyitsi baje guterana natwe, abadamu batari abapfakazi. Rero tukiri aho tubana n'abandi badamu bayobowe n'umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo dufite igikorwa cyo gutanga imitwaro 2, ibo bazamara batanga imitwaro 5. Barimo Kinamama Mbabazi Reverand, haguruka Mbabazi, haguruka, haleluya. Mbabazi n'ibyishimo byacu. Bishop Izi yaratwagiye dukora yo gushaka ifaranga zo kugaburira igiterane, twajanye na Mbabazi. Rero Mbabazi ni umugore w'indashikirwa, n'intwari, ni umujanama wacu, uzi umwegera ufite ibintu akama bicecekesha, akama bigira ubusa kuri Imana yamuhaye impano yo gucecekesha. Kubwire ngo ukamusinzira iyo wavuganye na Mbabazi. Rero mama turakwishimiye, Imana yo mu ijuru ikomeze ikugirire neza. Kuba waratoye kujana natwe tuzokugiraho umugisha, nawe ubwawe usire kandi ugire umugisha. Rero Imana yo mu ijuru iguhanane umugisha. Twari tuvuze ngo dufite abashyitsi, abamama batari abapfakazi. Ni ukuri turabizi, tuzatubigiragiraho, baza muza muduha amafu, mukaduha buri kimwe cyose, buri kintu cyose muza mukidukorera. Bamwe bakwigiza hafi mu buryo bwo kwamuvuga ngo maye uyu nguyu uteka. Rero mwabavyeyi mwe tutavuze mu mazina yanyu, turabizi ko mudukunda, natwe turabakunda. Imana yo mu ijuru bahanane umugisha, mwaje kubana natwe. Asandi cyane, asandi kuba duhaye kurya hano tugahaga. N'aba bantu babikoze bakampara, abapapa n'abamama n'abasore bacu, Imana yo mu ijuru baha umugisha. Ubundi kandi dufite abasore bacu, dufite abasore badafite base b'imfubyi. Izo mfubyi ziyobowe na Revera wa Maranatha. Nimumukomera amashyi. Rero nahaguruka, abadafite base ntibahaguruka. Espoir haguruka. Rero aba bantu nabo ni abanyabikomere. Kuriya Revera ngana kandi ni Revera, ariko nanone hari ahaza agenda nyine agashukira akavuga ati data wamye ugenda ntarabanza nyine ngo naje ngire ako ni umukorera aho mboga nawe.
nawe nu uretse nawe nu aba bose n'abakonsore na espoir uri inyuma rero turavuze ngo pori ni mwisi ariko mukomere dore revera ahageze namwe muzoba barevera muzoba bande nukuvuga ngo ntacyo mutazogeraho Imana yo mwijuru iri kumwe namwe mwicare mugubwe neza turabishimira ubundi nimba dufite abana badafite abo babyeyi bombi tumaze kuvuga nabo biba bigoye kugira ngo umuntu ahaguruke ariko nabo tubahaye pore kandi tuvuga ngo Imana irahari izobageza kuri byinshi mwegere n'Imana yo mwijuru bahereza umugisha tubonye na Kivare naho bose bataraza ariko reka twakira abamaze kuhagera mu rugenzo rwa na Kivare ni rurerure mu modoka zo kuzigana nkazazindi namwe muzamubona kandi mwateze kenshi nyatusi bo bari kuzogera hano kana kabiri igiterane kigasanga isereri ryaratambutse akayaga keza kamaze kuba none kugira ngo ushike umugoroba wa gatanu bizoroshe ariko hamwe n'Imana ihangane uhaguruke naho bigoye hagurukana na timu yawe haleluya uyu ni mama president wa na Kivare bakayoborwa bagira korari mwabantu ndabibatuye bagira korari niyo mpamvu mwabonye kuri afisha tudashiraho ikorari iyo korari y'abapfakazi ntiyoririmba ngo hagire abandi baririmba kandi nimwe muzoririmba bazabavuga ngo indirimbo bazanye zose bazazisubiranayo noneho nimwe mwenyine kondigiteri wabo kiyo sinzi ukuntu azabacamo muzabibona akagenda bongorera neza akabaririmbisha rero turavuze ngo na Kivare tibiba byoroshe muri iriya malariya ariko kuba mwaraharereye abana mukaba musa gutyo Imana yo mwijuru ihimbazwe yakomeje kubarinda mwikore mugubwe neza kandi Imana ikabatoranya kugira ngo ari mwebwe muba abaganga b'abandi bantu tuzi ko haba hicara hariho igikomere kibisi ariko bariya bose bakaza bakamumukira muri mwebwe Imana yo mwijuru izobahemba rero abanje ndagira ngo barabo ngaho amakuru ni menshi ariko nyine kandi ni meza tukivuze 40 nanone papa nkuru Kamenge umwanya mwazabu w'ifoti akegera bahamoti ni ukuvuga ngo uruhande ya moti yicayemo niho urangiza na Kamenge ariho yicaye rero nawe turakwiyegereje kandi uwo niwo sekreteri wacu niwo mwanditsi wacu wacu muri Kampala Imana yo mwijuru ikomeze imuhana n'umugisha nanone tukira kwiyegereje Nyaruhinda ikindi cyo giterane cya mbere abaye tumukomera amashyi haleluya nukuri duhaye bicyaka pore kubera Mana yaje noneho twamusangaga mu giterane yarushe yaguye none ubu nyine ko turamusanga mu ndyano Imana yo mwijuru ikugirire neza Mana ugize igihe warapfakaye wahuye na byinshi kugira ngo abana bakure ufite abakwe n'abakazana n'abuzukuru warwanya urugamba rukomeye ni ukuvuga ngo pasiteri wacu Kabiya yari kudushakira amasertifika y'ibikorwa kuko twakoze ibikorwa bikomeye twakoze ibitangaza Imana yo mwijuru ishimwe twakoze ibitangaza kugira ngo bibe bimeze gutya kuba twubatse ingo biriya byose rero turavuze ngo Imana yo mwijuru ibahana n'umugisha bakecuru bacu abantu bose bari aha ngaha turavuze ngo mwegere n'Imana ibahusha bisho ngwino sinova aha ngaha utaje rero nawe turakwakiriye bishop wacu Imana yo mwijuru ibuhumugisha reka dukomere cyane abakomasi nyinshi cyane ese imfubyi ziri hasi nyinshi tubase nyinshi ndi imfubyi Imana imuhumugisha nyinshi cyane reka twakira abashumba nitumara kubakira turasenga turafata akanya gato k'amasengesho dusengera imiryango niturangiza dusengere n'itorero tubanyuze akaririmbo kagufi twakira abavugabutumwa Yesu ashimwe cyane
imana yaduteye iteka kugira abashyitsi abashumba bangana gutya ko ndaburaho mpera ariko reka duhere ku bashumba baturutse icyaka muhaguruke bashumba baturutse icyaka rero haguruka tukwakire kuko n'amashimwe cyane kumwakira n'ishimwe ahandi tukora mu itorero rya nibe batanze icyicaro kugira ngo iki giterane kihabere rero kuba hano kwawe na timu mwazanye turavuga ngo kaze kandi bakugisha menshi cyane haleluya hari umushumba wavuye fete hari uwavuye icyaka reka umushumba waturutse icyaka nako na kivale hari umushumba wavuye mu kivale reka dusabe umushumba wavuye Mbarara turi kumwe n'umushumba Dr. James kuva hari Mbarara uruvye ishimwe zacu hano ni mu rugo ndatekereza ko niba amatara turahaye akanijoro ntiyayobona cyane turakwishimiye mu muhamagaro uhagazemo neza imana yaguhamagaye muri uyu mugoroba mu gihe kitoroshye ukaba ubigendamo neza tukubonamo byinshi uyu ni umushumba wa Mbarara ariko kandi ni umushumba ku isi yose bitewe n'amasomo meza agatanga ku rubuga rw'isi yose turishimiye kukubona turavuga ngo kaze imana yacu igomba gusa hamwe natwe haleluya turi kumwe n'umukozi w'imana kuva mu biro ayo mashyi nawe tukakira ni umushumba kuva hariya ku kiyaga yayikorera imana mu gihe cyose ni umukozi w'imana mwiza ngenda uvuga igiterane cya mbere babayemo cy'abapfakazi hari mu itorero ryiwe twabaye mu bihe byiza cyane rero kuba uri hano uyu munsi uri ibyishimo byacu wagize neza kugamburuka mu bane y'abarundi imana igomba gusa ugize neza turakwakiriye mu izina rya Yesu haleluya turi kumwe na Revera Pasteur kuva Bukavu reka nkamuha umunota umwe akivuga karibu gushoboka nitwa Kajinga Ndagora Daniel tuyi Bukavu nyoboye itorero rya Deliverance Church murakoze mushumba Ndagora tuguhaye ikaze hano Kampala igiterane cyabereye mu itorero rya Mure rero dukubona benshi batari bakuzi wabaye inshuti yacu kandi ibyishimo byacu umuyaga wa hano amazi ya hano n'ibintu byose dukuje neza yuko tukwishimiye imana igomba hamwe natwe turi kumwe n'umukozi w'imana kuva kuri Doma simo urusa kuko araza kwivuga mu kanya ariko reka tumubwira yumva agira gutya mushumba tuguhaye ikaze cyane kaze muri Kampala kaze muri iki giterane kaze hano muri rino torero wumve kuguye neza imitima yacu itishimiye tuguhaye ikaze imana igomba hamwe natwe turi kumwe n'abashumba babo turi kumwe n'umuvuga w'ubutumwa kabiri uri mu bagabo gatoya va hasi uba kugira gutya twishimiye kongera kukubona kandi tuguhaye ikaze yiva mutima imana igomba kubana natwe yes turi kumwe n'ababyeyi bavuye mu Rwanda nari nirati va hasi mama n'umugenzi wawe uriwe nababonye ababyeyi babiri bazanye bavuye mu Rwanda reka twongere dukube ndashimishije cyane mama imana igomba uyu ndabivuze ariko atari kumubona
hano muri Kampala tuduhaye kazi azi n'igifaransa cyiza kandi ndizera ko azavana avuga n'icyongereza cyiza gumva neza muri Kampala Imana igomba gushya mwinshi cyane nabonye ukuntu yaje ameze yarakoze impanuka arigora muri izi modoka no guhaguruka ko niba ari zinaniye ariko reka nkubwire uzaza kuvana wakize mu izina rya Yesu haleluya haleluya reka twakira abashumba ba hano iwacu turi kumwe singera kuri Ebeneza ndahera kuri Revera Kanani Gafesi reka haguruka agira gutya Monsieur Imana igomba gusa ntabwo wayikorera wese umuhate wawe se w'ibisabwa nawe ari kumwe hano na madame we wenda wemeza Imana ibahe umugisha nawe kugira gutya uru rugo rw'indwira byose bafite umukiri kandi bagaragaje guhamagara yabo bivuye inyuma bahuye n'imijugujugu n'ibindi mukomeze haleluya aho muvuye ntiyasa naho mwahemuye imbere ni heza Imana ibamugisha mwinshi cyane haleluya turi kumwe n'ababishopu turi kumwe na bishopu kuva muri Bethlehem haguruka tukubone ube kugira gutya ni umubyeyi wacu hano kandi ndatekereza ko ntabatamuzi kuba hano kwawe n'ibyishimo byacu Imana igomba mwinshi cyane turi kumwe na bishopu Ananias Mujambere nahaguruka no kugira gutya ayo mashyi nayo kwinezerwa no kwishima Imana igomba umugisha mwinshi cyane haleluya turi kumwe na perezida wa Ebeneza ndetse na visi ye muhaguruka muvaho mwicaye mwese nagira gutya ibi byose ubutumire bwayo iyo muvuze bityo tuvuga cyane Imana ibahe gusa ku mirimo mwawe mukora mu bumwe bw'amatorero yacu ya Ebeneza kuba hano kwanyu muri byishimo byacu haleluya turi kumwe n'abashumba ba hano iwacu reka barenga bava hasi ere kuri Revera na Revera wundi na Pasiteri Mugabe na Pasiteri Rubanga muve hasi Pasiteri Rebeka bari namwe ina dukora mu murimo w'Imana Gerardine n'abavuga by'umwenda nabwo ngo Revera na Revera wundi rero Gerardine ni umwana wacu ariko kandi twaramucyokeje ari hariya abantu bakunda amafi mubamubaza haleluya muri byishimo byacu ntabwo turakira abashyitsi hano ngagire ibindi bamurimo cyangwa uvuga ngo ndanze ibyo bindi mubimenye hano rero Imana ibahe umugisha ku bumwe no kwemera kwakira ibiterane byose bizabiza hano turabishimiye muri uyu mugoroba no muri iki giterane imirimo mukora n'ubwitange n'ubugwaneza byanditswe mu gitabo cy'ubugingo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane mureke dukore amashyi menshi cyane yo kwakira abashumba birashoboka ko hari umuntu rero bibagiye kwiyegereza ariko muri iyi saha Revera Rubini basigaye hehe n'abasaza n'indaya yicaye iriya sinakubona haguruka uve hasi kuba hano kwawe ni ibyishimo kandi wasohoje icyo Imana yaguhamagariye muri iki gihugu turakwakiriye Imana iguhe umugisha turi kumwe n'abasaza bacu sinamenye ko mbivugaho ni ababyeyi banjye ariko hari ikintu cyakoze ubushize kubona kuri sitati ndatangara haguruka bive nimuhaguruke uyu musaza ugiye gusura abantu na kivana mfite ideni n'icyaha nzoza kwihana narabibonye byo bundi ndatangara niba mushima Imana yabaremye mu gitaka gikomeye kurusha twebwe abana bawe iyo tubabona gusa kubabona gusa tuba twumva ko dukomeye
n'ibyo mwatwigishije nibyo tuzatuvuga titurana kimwe kuri mwaduhaye ahazaza inyigisho zinyuranye n'izo mwatwigishije rwose ntituzirimo tubijeje kwigura mwadutoje ariyo tugihagazemo neza rero turanezerewe kuba tukibafite kandi igituma mukiriho ni ukugira ngo amaso yanyu n'imitima yanyu igubwe neza iyo mubona abantu n'abuzukuru izo mwabateje kuba duhagaze neza turabakiriye kuba mwigomba mukabana natwe kuva mu gitondo mwumvise byinshi bimwe bitabasiga ariko turavuga ngo kazi imana ibahe umugisha ibahe kuramba no kugeza neza murakoze cyane haleluya nzahuriza itekereza uvuga ngo kazi muri uyu mugoroba tugiye gusenga umwanya muto tugiye gufata umwanya muto wo gusenga kandi munyemerere dusenge duhagaze turasengera imitwaro ibiri tugiye gusengera imiryango haleluya twasigajwe no gukora ariko nibyo dukora mu mwanya muto tugiye gusengera imiryango ese ni umukobwa wose uri mu miryango hari aho abana bananiranye hari aho abavandimwe bananiranye hari n'ubwenge ukabona havutse ikintu utazi mu muryango abasaza bamwe bagasigara bifashe ku itama bakabona ibyo batigeze kumva n'ibyo batigeze kubona bagatangara bakabona uko basenga mureke tubwire imana ngo mana uri imana y'imiryango yacu haleluya dusengere imiryango imana izane umwe mu miryango kandi mu miryango abantu bakizwe bya nyabyo icyakabiri tugiye gusenga ni itorero yohana yagiye kwandika ijambo imana yari yamubwiye cyangwa yesu akaba avuga ngo izi imirimo yawe haleluya izi imirimo yawe turasengera itorero ni umugeni wa kirisito kandi biratubwira ngo azishyikiriza umugeni udafite ikizinga udafite umugabo n'umukanyari n'ibindi itorero ririvanze ririmo amafuti menshi abantu bagasenga ariko ari abanyamafuti bakabwiriza ari abanyamafuti bakaririmba ari abanyamafuti turavuga ngo mana ongera kandi utunganye itorero haleluya turasengera ibyo bintu bibiri mpamagarire virari ngo nyine ndamena amaso mbe nawe muzayindi mikorofone asengera imiryango haguruka kwisho ngo nahe fata indi mikorofone asengera itorero muve hasi dusenge umwanya muto tuzamura amajwi nitubura umwanya w'imiryango virari nibi azamura ijwi tumutegere narangiza bishop azamura ijwi asengera itorero mutegere nibiba ngombwa dusenge dufatanye mu maboko mureke dusenge imana umwana wo kwizerwa ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko turi umugoroba turi imbere yawe izina ryawe hari impamvu itumye tuba hano turagushimiye kuko twavuye mu mago yacu turaza hano turagushimiye kuko wahise none uyu mwanya turazanye umutwaro abarizwa mu muryango ituremereye itugoye umuryango wawe tutashobora twenyine hatabaye wewe nawe mu izina rya Yesu Kristo ucisha mu mugambi wawe turakinguye irembo ry'umugisha mu mago yacu ndetse n'umuryango turahamagaje umwana wawe urukundo turahamagaje bimwe mu muryango turahamagaje gukorera hamwe turahamagaje cyo kumenya avuye mu izina rya Yesu Kristo usenge imiryango shima Yesu kuko Imana ivuga shima Yesu kuko Imana ikora imiryango yacu shima Yesu kuko Imana isabwa ikumva mu bukene mu izina rya Yesu Kristo turasabye impinduka mu mago yacu turasabye impinduka mu matorero yacu turasabye Imana ngo wihamagarire abakozi b'iki gihe abana bari mu imbaraga zo gukorana shima Yesu Kristo ntabwo icyubahiro mawe 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 kuko ntawe uzi gukorera muri wowe mu izina rya Yesu Kristo nicyo tuba tuje umwijima ukurweho mu izina rya Yesu imiryango yacu turayigutuye mana imiryango yacu iyoborwe nawe imiryango yacu igendere mu bushake bwawe urakoze Yesu urakoze nyiribihe turagushimiye ni kubw'izina rya Yesu amen Yesu ashimwe
mugihagaze mwumve Bwana sifiwe sana duheze Imana icyubahiro. Oh haleluya. Igihe yavuze ibyo gusengera numvise umutima umubwira ngo kandi baraguha nzanerekwa gusaba hano ntibabizi ngo baza kumpanuza bakanihorera. Ariko njewe igihe yavuze nasigaye muri iki gitekerezo cy'iteme ngo icyatumye ngusiga Ikrete. Nashatse ngo dusengere iyi ministry nayo. Ikrete barababesha, Ikrete barabanyindamo, Ikrete habaga ingeso mbi zose, barabanebwe bo gukora. Ngo Mare yandikira Pawulo yandikira Tito arambwira ngo icyatumye nagusize Ikrete. Mwumva ubwo buremere uko bungana. None natwe uyu munsi niwo mutwaro dufite. Bwana sifiwe sana. Amen. Tubwire Imana ngo duheze imbaraga n'ubushobozi n'ubwenge bwo kumenya gukora iki kintu Imana duha. Hanyuma turaje gusengera n'itore. Mana tukuzamura icyubahiro kuko uri nyamusa. Urishobora byose. Tuguheze ibitunaniye. Tukakubwira ngo ngwino ubane natwe Mana. Uyu mugabo watwaje imbere yawe. Turasabye mu ijuru rikinguke ku bwacu. Turasabye ngo twambike imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubone uko duhagarara aho waduhamagariye. Urashobora kuduhamagara ntitubikoreye kuko tutabishoboye. Ariko ndasabye imbaraga zawe Mana. Ndasabye ubwenge bwawe Mana. Ndasabye ibikoresho byawe Mana. Ngwino wambike abadamu. Ngwino wambike abagabo. Ngwino wambike abakozi bawe. Kubera iki waduhamagariye muri Kampala na Uganda. Mu izina rya Yesu Kristo ntitwabishobora tudashobojwe nawe. Ngwino duheze ubwenge bwawe. Ngwino twireke Imana kugira ngo dukoreshe. Turakwereka itorero wiguze ku musaraba. Ariko bigeze muri iki gihe uduhamagara twe nk'abakozi b'iryo torero. Uratubwira ngo twe ngo tube abarezi b'umugeni wa Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasabye ngo duheze ubwenge n'amavuta yo kureba uyu mugeni. Ibyo kurya byo kumugaburira, amavuta yo kumusiga. Mana ndasabye ngo aba bakozi bari hano, ndasabye Mana ngo duheze ibikoresho biva mu ijuru ku Mana. Uhumure amaso yacu, utwambike kugira ngo tubone uko dukorera umurimo wawe. N'umurimo wawe urimo turagusabye Mana ngo ari wowe wiyubakira. Twebwe ibyacu no guhaguruka ariko ibyawe ugakora. Turakwereka itorero ryose riri hano Mana kugira ngo wenyine urihaguke, urisange, urivugishe, uritaramire, uritorere, uribemo, uryigishe. Mana ndagushimye kubikoze. Habwa icyubahiro kuko tuzadusaba Imana ishobora byose. Imana izisabwe kumva kandi igakora. Turizeye neza kuko ubidushoboza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Dukomere Imana yacu menshi cyane. Tugiye gufata umwanya muto wo kuririmba utari munini kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Ubwo butumwa babiri kandi twigore tubumve ntigatinda ariko barakugusha ku ntego. Ibanda bambwiye korari hano mwihute. Rero ntabwo muzana imbere gutunganyiriza mikorofone kugira ngo twakire abaririmbyi bari hano. Karirimba bavuye kuririmba. Hari amarembo Imana yakinze umunsi umwe byananiye, habuze umuntu uhahagarara. Wibuke neza, uribuka ko hari irembo yakinze umunsi umwe byanze, habuze umuntu urihagararamo pe, iraza irahagarara irakinga. Bityo rero yaravuze mu gitabo cye cy'itorero rigendera ku ntego, aravuga ngo nukenera kumva Imana neza uzayihuze n'ubuzima bwawe bwa buri munsi wawe. Muri muzumva Imana ko ntiwoyumvira mu bitaba, uzuyumvira mu biriho wabonye. Wibuke rya joro yakinze, habuze umuntu wahagarara irahari. Numara wishimira iminota ibiri hanyuma tutambuka. Yewe turacatara turi kumwe na Revera Daniel. Umugutano uracyahari ko turategura.
Hallelujah, 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 hallelujah. Kumabwira ijambo munatekereza iyo mbonye abapfakazi basa neza muzamana umuntu uzasubira azoseka abayiwe aba nakaza abantu ko yatubonye ko maraho ukuntu dusa uriya satani nuko atoseruka ngo yemere kugani kuriya yakoze iki lazima alijua ko satani yakoze abisoma ziko abagabo baza tukaba tubatama tukaba bakurira tukaba bakuganya tukaba bagusaba tukaba imana yacu ukora icyubahiro hasi abapfakazi bashima Imana yakinze amarembo y'urupfu reka dutangare ko mukuru yaje kumukutana yatuye muri koma Imana ikinga amarembo y'urupfu kugira ngo tunezere mu Kampala. Muje kunezera ubwo ntacyo tuzima Imana yamukize Turasubira mu kanya warakoze kuduha ubuzima
warakoze kuduha ubuzima muri Kristo Yesu, warakoze kuduha ubugingo. Iziringiro zacu yatubwira ko ubugingo tubuhagazemo. Yesu Mwami w'abami, haleluya, haleluya, haleluya. Uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu. Turakeneye kumva wowe, turakeneye gutahura wowe, turakeneye kuba wowe, turakeneye gusa nawe. Ibi bihe biriko birasa n'ibishushanya, ariko itorero rirahari. Itorero ni iryawe, urabifite mu kuboko kwawe. Itorero ni ubwoko bungana gutya. Turagushimiye Mwami kuri ubu bwoko abantu bangana gutya. Abaje baremerewe, basizwe mu imbaraga, abaje barushe bariyukira imbere yawe, turiyukira abantu bazadutura imitwaro maze ubuzima bwacu kumera. Yesu Mwami w'abami, bisaba ijambo ryawe rifite imbaraga, riza rifite imbaraga, riza rikiza, riza ribohora, riyaboshwe, abantu baba bambaye imana. Urugendo, uru rugendo ruhagaze, uru rugendo rurakomeje, uru rugendo rw'abizera. Yesu Mwami w'abami, uru rugendo rutahagararwa n'ibihe, uru rugendo tuzashikana nitugera imbere y'amaso yawe. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Reka buri muntu wese yongere yumve Mwami umugabane we, yongere yumve icyumba cyawe gikingure. Ijambo ry'Imana rize ryoza, rize rihindura. Yesu, haleluya, haleluya. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kuri hano mu giterane, turagushimiye ko hari ibyo ugiye gukora, turagushimiye ko hari ubuzima ugiye kugarura, turagushimiye ko hari imisozi igiye kumanuka, turagushimiye ko hari ibisubizo bije, turagushimiye hari ibindi imbaraga bigiye kwakira ibisubizo. Uri imbaraga zawe Mwami, urakoze kubyemeye kandi ugiye kubikora. Uri icyubahiro cyawe, tugukomeye amashyi. Uri imbaraga zawe, ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Musoreshe umunezero wanje, guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, mwuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi. Ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga gupfa no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. 9 nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba andi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Kandangiza iyo point, ariko naho naringarukiye kuko abarivugire ntaza gukorera abantu babagenzuza amakosa. Kandi ibi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Turashima Imana cyane ku bw'uyu munsi mwiza n'igiterane cyiza cyo kuganiriramo ijambo ry'Imana, komora ibisebe binyuze mu buhamya, mu nyigisho, ndetse no gusobanura ijambo ry'Imana. Cishiye bugufi cyane, kandi acishwa bugufi n'ubutumire twisanzemo, mwadutumiyemo kugira ngo tuzabe turabagabura ijambo ry'Imana imbere y'abantu benshi batubanjirije muri uyu murimo, barimo ndetse n'abigisha bacu n'abashumba bacu. Byakabaye biduteye ubwoba kandi biranabuduteye, ariko nanone kubera ko uyu murimo
ni mwiza ngo tuwukore. Amen. Turababashe bashumba beza kandi barimu namwe babyeyi n'abandi natwe bamwe barumuna bacu n'abandi tungana hari n'abandi bakuru bacu. Kadusangira ijambo ry'Imana. Hariho n'abashitsi namenye Pastor Daniel nahoraga mwumva tubana kuri groupe, nahoraga mwumva nawe imbana n'uri mugabo witwa Jacques yahoraga muvuga kenshi. Nishimiye kumumenya mwene data Pastor Gikundiro, ntabwo nari muzi ariko nawe nari muzi kumwumva. N'abashitsi ishimiye Jonathan, Pastor Jonathan ari n'umuvuga butumwa, ntabwo nari nzi ko duhurira hano. Abo n'abashitsi bataraba hano batarabino i Bugande, twishimiye kubana namwe cyane. Ntabwo abandi bose abona uko bavuye kure, niyo mpamvu umuntu yabavuga mu mazina n'umwihariko bavuye kure, ariko n'abandi benshi twaradukumburanye. Imana yagize neza ko duhuza kandi uyu munsi, reka twishime cyane. Bakimara kumbwira iri jambo nanjye naratekereje nk'uko umuhagarikizi yabivuze, naratekereje cyane. Icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo usigare iyo kandi uzakora imirimo ikurikira. Hari ibintu nasize ndatunganyije ngira ngo ubanze uzasigare ubitunganye. Tito yari umunyeshuri wa Timote wa Paulo kandi yari umwizerwa, yari umunyamahanga, ariko Paulo yamukoresheje ari mu bantu. Paulo yatangiye ubuhamya kuko Paulo ntiyakundaga gutangira abantu benshi ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu kigora. Niyo bambwiye ngo nta ubuhamya bw'umuntu wapfuye, numva ngize ubwoba cyane ko ahari waba ugiye gutanga ubuhamya bw'ibyo uwo muntu atarari byo kubera ko yapfuye. Ni icyo kintu ndagitinya jewe, ntanze ubuhamya gake, ariko icyo gihe cyose nabutanze nagize ubwoba kubera ko nta muntu umenya umuntu neza. Hari igihe umenya gutya umureba, ariko hari ibindi byinshi utabuze. Ariko Paulo yaje atangira umuntu ubuhamya, yagenzuye cyane, yareze, yigishije, yabanye nawe, yize urugendo, akavuga ngo uyu nguyu muzamwakire ngo kubera ko akora umurimo nkanje. Paulo yigiriraga icyizere kubera ko yari yaramaramaje neza gukorera Imana. Umuntu yatangiraga ubuhamya ni bake mu bo yagendanye nabo, ariko yaje akavuga ngo akora umurimo nkatwe, icyangwa akavuga ngo ni umwizerwa kuri twe, cyangwa akavuga ngo yatugiriye neza. Amen. Amen. Paulo ntiyari umuntu wo gutangira umuntu ubuhamya kubera ko yamubashye gusa, ariko nta zindi ngeso, cyangwa kubera ko bavukana, cyangwa kubera ko ari hari ukuntu abanguka mu mirimo amukoresha. Yaje atanga ubuhamya ku muntu azi neza ko akora umurimo nkawe ubwe, kuko yaravuze ngo muje mugera ikirenge mu cyanje, kuko naje nagikandagije mu cya Kristo. Abandi dushobora gutinya kubivuga kubera ko hari intege nke tukimenyaho zo mu ibanga, ariko Paulo yari yaravuze ngo narapfuye noneho ubu mu ndero, ubu narapfuye singikora ibyanjye sigaye ngo bya Kristo. Ariko aca ikirete asiga hari ibintu bitaratunga. Paulo agenda vuba kandi abona urugendo rwe rugiye kugera ku maherezo. Atuma y'umwana we yizeraga, yari afite ibintu byinshi amuzi, ariko amuha amabwiriza, aramubwira ngo navuye ikirete hari ibintu byasigaye biratungana. Haleluya. Nagiye vuba, nagiye ntatinze, hari ibintu byasigaye biratunganye. Nta musirikare wahagurukira gutera igihugu adafite ingabo yatoje gukora nkawe. Abapfakazi rero data baravuga ngo byasigaye bidatunganye, niyo mpamvu twasigayeho. Haleluya. Niyo mpamvu nawe wasigaye hari ibintu runaka yagiye vuba asiga ko bitunganyije. Bamwe banagiye badahawe iragi bakabwiwe ngo ni iki. Nibura Tito baramubwiye ngo 1, 2, 3 byasigaye bidatunganye, ariko hari bene data baguye iyo basiga ibintu bijandagaye bidatunganye. Urangije basigara bavuga ngo njyewe ndahari ngo ntunganye byasigaye runaka yagiye atatunganyije. Bwana asifiwe. Natekereje amagambo ijambo rimwe, nta muntu watunganya ibyasigaye bidatunganye ataratunganywa ubwiwe. Mbere yuko winjira mu cyo kuba umuntu wo gutunganya ibindi
ibintu byasigaye runaka atabitunganyije. Nuko wowe ubwawe ubanje kuba utunganye. Noneho ngo niba umuntu watunganye ku isi, urugero rwacu Pawulo yatubwiye. Semeni haleluya. Umwana w'umunsi umwe yarabwirije umwana w'umusore, aravuga ngo urugero dukwiye kwigiraho gusa ngo ni Kristo. Ngo asohoka abapasiteri bamujana mu nteko, baramubaza ngo muri abapasiteri bose bara ngo wabuze utanga urugero kugira ngo uje gusimbira kuri Yesu. None aza kubaza icyo kibazo, ariko sinari ndi aho ngaho. Aza kubaza icyo kibazo ntazi impamvu akibajije. Ndamusubiza, ndamubwira ngo nta rundi rugero, nta wundi mwarimu tugira uretse Yesu Kristo. Abona kumbwira makuru ati ubwo ndi mu rubanza bampagaritse ngo sinzongera kubwiriza kubera ko nabuze umupasiteri n'ubu ntangaho urugero, ndutanga kuri Yesu. Nijazo pendo hilo kubwa lilibidisha siku zote. Semeni amen. Yesu Kristo yaje ku isi aza yambaye umubiri w'abantu ngo amare gushika agiye kuja mu ijuru. Aravuga ngo kuna bakunze ariko namwe mukundana. Pawulo yandikiye Abafilipi, n'abantu tuzakomeza kugaruka kuri iryo jambo. Ubanze utungane, ubone gutunganya ibyasigaye biratungana. Pastor Jonathan hano yatubwiye akantu kankoraho, aravuga ngo umwami runaka shaka kuzinjiramo kuko ntabivuga uko atabivuze, ariko ndavuga ikigenderewe. Aravuga ngo yanyaze yatwaye ibintu byiza ko mu rusengero ngo azana ibindi bisa nazo. Ngo amara batubwira ngo dufite abapasiteri basa nabo, dufite abavuga ubutumwa basa nabo, dufite ikanisa risa naryo, ariko binjira mugasanga si ryo. Pawulo abwira Abafilipi ngo yewe nta kindi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niyo haleluya. Uwo nubwo yabanje gusa n'Imana, ariko ntiyabonye ko kubana n'Imana ari ikintu cyo kugundi ngo imisi gusa. Yambura icyubahiro cyose, arambura yisiga nta kintu cy'icyubahiro yambaye. Araza ku isi yemera gufata umubiri w'umuntu, ndetse ngafata kamera ku mugaragu w'Imana, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu ku musaraba. Icyo ni cyo cyatumye Imana itubwira ngo tumwigireho. Sema haleluya. Niyo mpamvu yatumye Imana kumushyira hejuru, imusumbisha amazina yose, itegeka ko bari mu isi bose bamugiraho icyitegererezo. Ibi bintu byose twirwa twivuruvuzamo turwanira imico, amategeko y'idini n'ibindi, ikintu kimwe tuba bitumara ni kimwe gusa, ni ukugira urugero kuri Yesu Kristo. Ngo yabanje gusa n'Imana, yari Imana mu ijuru, ariko abona ngo si ikintu cyo gukomeza, ayisiga umusaraba muri cyubahiro, yambara ibihuzu, yambara imyenda witwa umubiri, ngo asa n'abantu, avukira mu rugo rukennye, ngo ndetse yanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo amare kuzuka, Imana ihagarara mu ijuru, iravuga ngo guhaye izina risumba amazina yose, kandi izo mu isi zose bimupfukamire, n'indimi zose zakwiriye ko ari we Kristo. Niba wanyumvise uzamura Imana icyubahiro. Sema haleluya. Wa mutima wari muri Kristo Yesu, yewe mupfakazi mwene data wasizwe n'umugabo cyangwa n'ababyeyi mupfubyi. Nasomye umugabo umuhungu witwa Yosefu mu bice bya 15 ndetse haruguru, ariko ijambo rushatse kuri 15 umurongo wa 5. Aragurishwa, arangwa, atwarwa mu rukoba. Ikiziriko rwego ururimi rwumvikana neza koresha. Aratwarwa, aragurishwa, ashyirwa ku isoko, ageraho ajya kuba imbata yo kwa Potifari. Aremera ako kazi aragakora, Imana imusanga yimuha amahirwe, arongera azamurwa. Ngo amare kugera hejuru atangiye kubona amahirwe yaje, asuzwa mu nzu y'imbohe kubera umutima wo gukiranuka. Aragenda ngo yemere no kuja mu nzu y'imbohe, ariko gusa akomeza kwambara rya koti ryo gukiranuka, yinjira mu nzu y'imbohe, amara n'indi minsi. Nyuma y'ivyo wa mutima wari muri Kristo Yesu, Yesu yabayeho nubwo icyo gihe cyose ryari tarafu. Sema haleluya. Aravamo gamiza bamuratera, bakuru baraza guhaha ngo ashikara bamenye. Ngo bamumenye kubera ko icyo gihe barasaga bose abanyegiputa batureba b'Abarabu, ntabwo abani bizana n'ubundi abanyegiputa barabirabura mbere basaga n'Abayuda.
urayitugiye bakuru barashika ntibamumenya babona umuntu wawe w'umutegetsi ariko nyuma yabwo ngo amare kubibwira arababwira ngo ni jewe Yosefu wa wundi mwagurishije kandi bari bamubwiye ngo turi abantu 11 umwe yarapfuye twaje turi 10 kubera ko undi data yamusigaranye kubera ko mukuru we yarapfuye ngo arababwira ngo cyangwa muri ntasi ngo baramusubiza ngo twego bagaragu babo ngo abanyakuri kandi bababiri twego bagaragu bawe ntabwo twazanywe no gutata ahubwo turi abanyakuri data Yakobo tumuja ngo amateka ya data Yakobo ukuntu yari Imana na sokuru Isaka na sokuru Abrahamu Imana yabo twebwe kutureba turi abanyakuri ko barabwira umuntu babeshe bagurishije tuzamureda reka nkere ndi haleluya sema haleluya nigeze kubwira umupfakazi umwe namubwira ngo emera uturwe cyangwa ukizwe ureke kuvangavanga ibintu zose arambwira ngo ariko wowe uje kubikura muri Bibiliya arambwira ngo njewe aba bana bose byaye n'ababyaye bihanguwe n'abarabanje kandi n'abapasiteri bakambwira ngo tuzagutenga numara kuzatubabari none wowe uje uvuye amen semeni haleluya none ndamamba mu cyaha kuzogeza nciye none siburetse kuzaratoya ndacyabyaha ubu n'ubundi kirimo Yosefu arababwira ngo cyangwa mwaje gutata baramusubiza ngo ya twebwe abagaragu bawe turi abanyakuri batangira kwirondora dufite itorero usa n'iryo twebwe abagaragu bawe turi abanyakuri umutima wari muri uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana umutima wari muri Kristo Yesu umutima wari muri Kristo Yesu umuntu wese umupfakazi wakomeretse cyangwa imfubyi ikintu umutima gusa wonyine umuti wonyine gusuriyo ni umutima wari muri Kristo Yesu ni wo muti w'igisebe cyose wakomeretse haleluya nasomye bose umunsi wagifite umutima wo kwishyira hejuru yavuye kwa Farawo yinjira muri bene wabo yari azi ko azabacunguza amaboko yiwe yari azi ko ari umunyembaraga yari yarize siyasa yari yarize igisirikare yari yarize amategeko yari azi ko byanga bikunda azabacungura umunsi umwe asanze umunyabikuta arwana n'umunyesirayeli aka karamfasha semeni amen semeni haleluya Mose arimo yibwira imbaraga yari afite yari azi ko agiye kwinjira muri bene wabo agakora training y'abahungu k'ijana 50 barangiza bagakora rebellion bagakora impinduka impinduramatwara ariko siko byagenze mu kindi gitondo asanga mwene wabo barwana ni nkuko dusigaye dusanga abakristo babiri barwana ngo agigerageza kubakiranura uwarenganya guhunda aramubwira ati reka waraye ukoze ishano turaguhishira none nanje urantangiye Mose ngo amenya ko makuru avumburitse ataragira imbaraga zo gutera ubwami bwa Farawo arahunga aragenda imyaka 40 ngo ishire umva umuntu wamaze guhinduka umutima wamaze gukosorwa neza imyaka 40 ngo ishire Imana ngo iramubwira ngo noneho ndabonye irugikwira ngwino ngutumije gucungura bwa bwoko wari ufitisha Mose wawe ni waza kuvuga ngo nzabacungura ku maboko yanje uwo Mose abwira Imana ngo nje ndi muntu ki Mose w'imyaka 40 ukiva kwa Farawo na Mose w'imyaka 40 avuye